nongeye kubasuhuza abakunzi b'amasomo yacu acishwa kuri iyi chaîne yacu YouTube. Uyu munsi turakomeje n'inkuru ngufi yitwa The Great. The Great ikaba ari imwe mu nkuru ngufi 16 dusanga mu gitabo cy'inkuru cyitwa When the Sun Goes Down. Iyi nkuru The Great ikaba yaranditswe na Raida Jacobs, umugore ukomoka muri Afurika y'Epfo. The Great mu Kinyarwanda tugenekereje ni nk'ipfunwe cyangwa se ikimwaro cy'umutima. Muri make The Great bigaragara nk'imbamutima zigushinja ko wakoze ikintu kibi ukaba ukicuza wumva ari uko ugomba kugikemura. Muri make aba ari nk'umutwaro wumva ugomba gutura. Aha Lilian akaba ari we mukinankuru mukuru muri iyi The Great, akaba ari umukecuru w'umuzungukazi w'umupfakazi ukina mu nkuru, akaba agaragaza nk'impuhwe yerekana yuko we nibura yatura umutwaro wo kuba abazungu barakorendaga gukorera nabi abirabura bavuga muri Afurika y'Epfo mu gihe cya apartheid. We akaba yaragerageza kugira ngo agirire neza abirabura kugira ngo nibura we ase nkaho yerekana yuko wenda abazungu bose batari bahuje umutima mubi. Aha rero byatumaga afasha abantu benshi bari bababaye, cyane cyane biganjemo abirabura, abazaga kumutakira cyangwa se babaga baje kumusaba, akagerageza kubagirira neza, abashonje akabaha ibyo kurya ndetse n'ubundi bufasha butandukanye. Muri iyi nkuru tugiye gutangira turere hamwe umukinnyi uko umukinnyi witwa William yaje amugana ndetse n'ibyo yamukoreye mu kuneza yakundaga kugirira abandi. Inkuru itangira uyu Lilian ari we mukecuru Lilian Thurgood ari muri jardin mu mbuto, maze imbwa ze ziramuka. Izo mbwa zari zaratojwe gukurikiza amategeko zihawe, mbese nka zimwe abapolisi n'abasirikare bakunda kwifashisha mu gucunga umutekano. Izo mbwa zagumye kumoka, maze Lilian yumva ko wenda ari nk'umuntu uzanye ibaruwa, kwa kundi ko abantu bazaraga amabaruwa y'iposita, ariko zikomeje kumoka. Hashize akanya ageze hajya kureba icyabaye. Hagezeyo kuri geti ahasanga umusore, amubaza ikimugenza, undi amusaba akazi. Ariko nanone uyu musore akaba yari yitwaje ibaruwa yerekana ko asa nk'aho ari gukusanya inkunga y'abatishoboye, mbese ari nk'umuntu uhagarariye umuryango runaka w'abantu bafasha abahabaye. Gusa iyi baruwa yagaragaye yuko umusore wari wayiyandikiye mu buryo bwo guteka umutwe kugira ngo ajye abona ukuntu azajya yisabisha cyangwa se asabiriza ahifashishije. Nuko kubera ko iyo baruwa uwo muhungu yari yayicishije muri giriyaje, hanyuma Lilian akongera akayimusubiza, hanyuma yajya mu nzu asa nk'agiye kumuzanira icyo yamuzimanira cyangwa se amafaranga make yo kugira ngo amuhe yifashishe nk'uko nyine yaba ari gufasha imbabare. Aha arimo agenda yibuka umugore umwe waje kumureba ko kumufunguza ari nijoro cyane, araza agera mu rugo ndetse arakomanga. Akomanze undi rero atinya kuba yajya kumureba, cyane ko ngo icyo gihe habaga abagizi ba nabi bashoboraga kuba bakubwangira nk'uko nguko, hanyuma bakaba banakwica. Aha rero yatinyaga yuko umugore ashobora kuba ari kumwe n'undi muntu ufite nk'icyuma akaba yakimutera. Lilian yageze aho agira impuhwe kuko uwo mugore yari afite umwana amuhetse, hanyuma ajya kumureba asanga uwo mugore nta kintu afite cyo kumugirira nabi, ahubwo yari afite indabo, ndetse izo ndabo ngo akaba yari azifite arazizana. Lilian aza kumufungurira asa nk'aho amusaba, hanyuma ngo za ndabo azitera aho ngaho, azitera mu rugo rwo kwa Lilian. Hanyuma Lilian aza kumuha amarandi agera muri 12. Nanone aharimo agenda Lilian yibutse indi nkuru y'umugabo wigeze kumusaba amafaranga y'urugendo ngo yashiriwe,
hanyuma ndamubwiye ko ntayo amusaba n'ibiryo. Muri make aha Lilian yibukaga abantu benshi yagiye agirira neza, akaba yaragiye abafasha babaga ari abantu bababaye. Nuko ahita yongera agarura mu agatima, yibuka yuko uwo musore waje kumusaba uwo munsi nawe akeneye ubufasha. Yikanza mu nzu, abamuzaniye amarandi agera muri 5, arayamuha, ayamuhaye undi arayanga, ahubwo aramubwira ati ntabwo nshobora gufata amafaranga ntabwo nayafata, ahubwo mpa akazi nkore. Dore Lilian aramwinginga atoya, ati nta kibazo, amafaranga yafate, nta kibazo n'impano nguhaye. Hanyuma William ari we wa musore wari wakomeje gukotiriza, nawe arabyanga atishwi, ntabwo nabyemera, dore rwose madamu nagufasha, dore reba ukuntu mu mbuga yawe hameze muri jaride, nakura nari amababi. Akomeje gukotiriza, Lilian aramufungurira, hanyuma William atangira gukora muri ya jaride. Aha gusa mbibutse yuko William yahinjiye, ariko za mbwa zikiri aho ngaho, za mbwa zari zaratojwe, zikaba zaragenderaga hafi y'intambwe ze, cyangwa se zishobora kurinda wa mukecuru witwa Lilian. Hashize umwanya muto, fone yaje gusona, isonnye. Lilian yirukankira mu nzu agiye kuyireba, ariko asanga telefone yikuyeho. Aha William yaramukurikiye, amukurikiye, undi arebye asubije amaso inyuma, asanga William yageze mu hafi y'uyu muryango. Kandi ibyo bintu bivuga ko uyu mukecuru yari umukecuru ushobora no gutinya abirabura, cyane ko abirabura icyo gihe baratinywaga, bagatinywa n'abazungu, ariko uyu we yari yagerageje kumwubaha no kumugirira impuhwe. Aramuzana, amwinjiza mu rugo, ndetse yari yasize anakinguye umuryango nk'uburyo bwo kugaragaza ko yari amwizeye. Aha rero Lilian wa mukecuru w'umuzungukazi atangira kugiramo ubwoba, agatangira kwikangamo, cyane ko yari yarapfakaye kuko nta wundi muntu babanaga aho ngaho muri iyo jaride. Nuko William aratangira ati dore ha hantu ndaharangije, ati ubwo rero urampa amarandi 10. Hanyuma wa mukecuru ari we Lilian ati yumva aguye mu kantu. Hanyuma aragenda amuzanira amarandi 10, ariko aramubwira ati ngaho nsubiza ya marandi yanjye 5. Undi ntiyabyumva, ahubwo atangira kwivugisha. Aha rero umukecuru bitewe nuko yakomeje kugira ubwoba, ahita yumva agize ikibazo, ndetse William akomeje kuvuga, umukecuru ategeka za mbwa ze, kuko yabonaga nta muhitamo William ashobora kumugirira nabi, arazitegeka zitangira kumwataka. Izo mbwa zitangira kumushwanyagurizaho imyenda, zitangira kuyica, ndetse na Lilian ahita yikanza mu nzu, aragenda ajya ahari habitse pistori, arayizana. Amaze kuyigezaho ahitunga William atangira kugira ubwoba, arakanaguzwa. Amaze gukanaguzwa, hanyuma umukecuru amubwira ati umenye ko amategeko ategeka yuko nshobora guhita nkurasa none aha ngaha. Hanyuma ahita amubwira ati ngaho rero nsubiza amafaranga yanjye. William ahita agira ubwoba, amusubiza ya mafaranga ye. Hanyuma umukecuru amubwira ati nkubone usubira inyuma, kandi usubize inyuma udutsinsino, usubire aho waturutse. Hanyuma abwitegeka za mbwa, ubwo ziramureka, zireka kumwataka, ariko zari zamushwanyagurijeho imyenda, zitamushwanyaguje ku mubiri, kuko zari zirinze kumuvusha amaraso nk'uko zari zarabitojwe. Nuko William agasubira inyuma, wa mukecuru Lilian agasigara n'ubundi afite ubwoba. Hanyuma asurwa n'abantu nyuma, ariko bikagaragara yuko nyine bakamubwira bati dore turabona utameze neza, hari ibizinga se, turi kubona utuntu tumeze ukuntu mu maso hawe. Undi ntiyababwiye icyamubayeho, ariko yaragiye iryo joro aza kuryama, aryama afite ikibazo, aryama ameze buri gihe. Kuva ubwo atangira kujya ahura n'imbunda akarana nayo, kuko umugabo we
yabaga ayifite nk'ubwirinzi bwe. Nguko uko inkuru irangira. Mwari kumwe na Emmanuel Uwiringiyimana, muhorana amahoro y'Imana. Inkuru twumvaga ya The Great. Murakoze. Mwari kumwe na Emmanuel Uwiringiyimana, muhorana amahoro y'Imana. Inkuru twumvaga ya The Great. Murakoze.